abana banjye icyo nshaka ni urubyaro gusa nshaka mbonye urubyaro n'amafaranga bakahiyehora ndakibaza mbonye urubyaro rwe gusa ubonye urubyaro rw'umwana wawe gusa amafaranga ubwo uracyashidikaye ko umwana atazabyara akubwira ko mu nda ntacyo bindwaye akubwira ko mu nda atwite nanjye nimbibona ejo nzamujyana mu kire muri eko yego nayifashe fata yawo umuntu akubwiye ibirambike hamwe n'iyo ndobo yego nabikoze fata amazi yasuke muri iyo ndobo ntoya amazi nakubwiye amazi asanzwe amazi kuki n'umuntu ngo nabesikora ngo nyuma y'uko atuburiwe inzu y'umupfumu bakayitwika bakamuha umunsi wo gufata amafaranga iza 5 n'iz'igihumbi n'iza 2 Moga ngo ki sister kuramo turebe kuramo arimo n'ayandi miliyoni zingawe ngo nguki buretse gato shiraho hejuru aya ni buretse kuhakuramo aya buretse nibarize nigendere buretse gato Moga mwibarize biremewe mwana we muga urakoze umva buretse byawe nawe buretse mbwira aho mwawe ntabwo nari buretse gatoya buretse Moga reka mwibarize amagambo agira muri 6 ikintu cya mbere watwitse inzu y'umupfumu wamuriye amafaranga miliyoni zingahe miliyoni 3 umupfumu ntago twabonye ko yahiriye mu nzu ese iyo umuntu ahemutse akanahemukirwa uno muganga kuki atahiriye mu nzu tukabona inzu irimo gushya yonyine oya mu byo yari yadusabye ko twamuha ikimenyetso cy'uriya muganga wari wamugetse w'umutwe akabwira amafaranga adusaba kuzasubizwa amafaranga ye yashinzwe kugera kuri ya mupfumu yari yaramaze kuyashyira mu maboko y'abandi bantu niyo mpamvu ayo mafaranga tuyamusubiza akoreshejwe imbaraga z'ihembe rya rushiti ihembe yongera ijwi ngo ihembe rya rushiti nibyo rijya kuyashaka aho aba yaragiye rwoherezwa hirya no hino akagarukira nyirayo. Yes, nyagusuba kandi zera kumeze neza uri hose mu cyo gitandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa Chekechua ndumva dakina n'abana ukina n'abanyinanso batandukanye mu cyo gitandukanye sibanganya inkuta nasenye ntanga isa na mitima kubadukurikiye ngo uramuga Kigali News ayo ni 5 ndabasubije mwese amazi mesi mutamana ku mbuga zigiye zitandukanye nubwo abari inzira igoye nubwo abari inzira y'umusaraba nubwo biba bitoroshye ariko Imana ikomeje kuturinda nitwijya tunirwa cyekayo twigirishije Imana ikomeze turinde ishyari ry'abantu Imana ikomeze turinde abagambanyi Imana ikomeze duhe guhahira hakurya no hakuno abandi babure ikaze kubakurikiye Kigali News 5 nakoze gukora subscribe share na comment ndizera komeze neza abanyarwanda mumeze bite ari muri Canada Saudi Arabia abari muri Sweden muri Central Africa ingabo z'u Rwanda mwese ndabasuhuje muri mutumwa bw'amahoro nizere ko mumeze neza urugendo rw'amasaha agira muri 4 n'iminota 38 twerekeje mu bice bitandukanye n'urugendo rutatworeye ariko kugira ngo tumenye inkuru cyangwa nabaduhamagaye mu biganiro byose bitandukanye tubagezaho bya buri munsi iracyari iyanzira dukorera mu byinshi bitandukanye iracyari yanzira itoroshye ariko nizere ko mumeze neza ese waransengeye nimba waransengeye warakoze nimba utanansenye kandi Imana niyo nkuru cameraman ugendane nanjye aha turi hari inkuru nabonye atambutse ku kinyamakuru Sawa Show nabonye ibitangaza byahabereye nabonye amateka habereye nabonye ibyahakorewe nabonye inzu y'umupfumu ishya uyu mupfumu yariyenga amafaranga y'umudiaspora ari umugore cyangwa umukobwa uba mu gihugu cyo hanze yaramamagara ati mugenzi wawe namamagaye ntago yabaje kunyitaba yambwiye katanahari anyitabye ari nambwe ati mujya mukorana ariko mutwega dushaka views please dushaka views ariko abadukurikirana no mu cyo bitandukanye mujye menya ko ari abaganga b'imitwe n'abitse n'abisikoro ariko nanone hakaba ari abaganga bakora ibitangaza bitandukanye ariko kubamenya se bigenda bite inkuru yatuzanye y'uno munsi umudiaspora yari wa mafaranga ageze mu Rwanda batwika iki inzu y'umupfumu ariko umugore ngo yari yarabuze urushako nyuma uwo muganga atwitse inzu y'umupfumu aza kubona iki urushako uwo mukobwa cyangwa uwo mubyeyi uno munsi tugiye kwa mama we ndetse niho atuye ngarabura iminsi mike yerekeze mu gihugu cyo hanze ariko umuganga watwitse inzu
yuriya umupfumu wamuri amafaranga kuri uno munsi garagaza amafaranga ye aragaza mu buhe buryo biragenda biti iracyari Kigali News 25 subscribe share na comment ndacyari Ishyaka manager nise komeze neza abanzi banje muraho abagambanyi muraho Imana niyo nkuru nizere ko fresh gahunda zose ari ku murongo cameraman tugiye kugenda dukomanga twahawe gahunda ariko twatinze burije twatinze ariko se amafaranga arayabona cyane kamuri commentaire ibyo uza kubona umwana muri commentaire nibinashoboka muga kuri telefone turamamaka cyangwa umu diaspora amuhamagare namara kumuhamagara turamubaza ibibazo bigiye bitandukanye amafaranga arahabwa so tugiye kwitega iki tugiye kureba igiye kwabera kuko yatubwiye ko hari byinshi muganga yamusabye gukora n'ibiki uno munsi arahabwa ubutunzi ese ubwo butunzi yanyazwe amafaranga ye yahaye nakwita ngo umwesikoro akamujyana byari kugenda gute aratuganiriza ariko anatubwiye ko ahangaha ari kwa mama we nitugira amahirwe twasanga mama we atubwiye byinshi bigiye bitandukanye ariko uno munsi ngaraza guhabwa amafaranga ese ndibaza birashoboka kuba warahaye umuntu amafaranga agasera igihe kigiye gitandukanye kirekire ayo mafaranga akazagaruka ukayahabwa ese amafaranga araza kuyahabwa mu zenzera tugendane yahaturangiye aho tugiye turahazi yahaturangiye na gahunda zose gusa saa duhaye aduhe saa sita none amasaha ageze ya nimugoroba tugiye gukomanga adufungurire cameraman n'abadukurikiye mwese nimuvanaho amaso siko umuntu yicara mu modoka akumva umugongo ntazi tuba dushaje rero tumaze kubyara abana bangahe gahunda bari danje gendane natwe mwarimo nkumbuye mwiriwe neza bitese bipangu byanira bitinye baze sigabantu kansubiza nanze muraho namahoro urakomese nabanje kuyoba ariko kwako ndi umunyamugi ntabwo ari kwayobera bamufashe kwako ndi umunyamugi wambwa ati nugira ku nzu kamera bereke inzu yambwe dore ngirargo nuyigera uhita ukatiye umunsi urengana hana mwahabonye abadukurikiye so meze bitese tumeze neza twatire saa sita zibaye ubusako mwanyerereje ariko nta kibazo ni kurana tuvuye yego ngemba nishakira views ni fresh mama wese arahari ni karibu gahunda zose ni neza amafaranga ujya kuyabona cyane ni karibu nta kibazo mwamubonye kanze nde yera bikurikirana tu ni sawa se iyi modoka se nayibonye muri video ino modoka ni kamwe mu gihe turagendamo ariko nta kibazo nyiribanza umbwire nomero zanjye zibonye ariko bunakerwa nawe kubaza ziri ku biganiro hano hose bazibona cyane urabizi ko inkuru zazirebwa n'abantu benshi ntabwo nimero yawe nari kuyibura batinze adukurikiye ariko nta kibazo uzi urugendo ariko nanashonje ntabwo byari byoroshye nta kaji birahari ni karibu n'akaji ye ninywera akaji karibu stare cameraman ngo hano meze bitese ni sawa ngo karanyishe cameraman rero baranarushye rakuna bahagaze ameze guryagera actually n'amakuru ko ikintu cyame gituma tubaho tunarya no gushaka amakuru cyambere nakazi nishime kukubona nanjye no hazi kutahamagaye Kiroso ariwe nabonye mu nkuru ya mbere Kiroso ntabwo yabonetse niyo mpamvu ariko ngari Burundi abarundi mumeze neza Kiroso yaje Burundi ni sawa ni sawa hari ibitangazo bambwiye nabonye video inzu y'umupfumu ishya ngakwibye amafaranga nyuma yaho urambwira ngo Kiroso naramubuze kandi ashaka gusubira hanze ngo muganga arashaka kunsubiza amafaranga yanjye urumva nariwe n'umuganga wiyitaga umuganga urumva araya kurya ariko mbwira ko ari umuganga wagufashije barabuze urushako yego ubundi iyo tubyumvishe gutya mubivuga ndavuga ko nibyo sibyo niki tubwire nibyo kandi cyane hari abaganga bavura mama waje ugasuhuza abashyitsi b'abantu bahageze ngo nubasuhuze hano ndabona mu basirimu numva muvuga ngo ntabirenze amahoro masa zabasuye muragubwe neza mwicare rero mugubwe neza iwacu nawe ngwino twicarane dutere habiri nta kibazo iyo mikoro yimumere se umubyeyi rero mama ngenzwa n'umunwa
hari umuntu wambajije ngo kubiba ngo ugenzwa n'umunwa ushatse kuvuga iki hano ngiye ndavuga kandi navuga arumva nkabaza ibyo ngomba kubaza nkanasubizwa mameze neza meze neza nta kibazo njyewe nitwa Isiyaka ndi umunyamakuru norotse mu rugendo rutoroshye nagenze amasaha hafi 4 n'igice rero umukobwa nyine nakwita umukobwa se cyangwa ndi umugore w'umugabo ndubatse bakwita n'amatare banga nimba ari banga ntubivuge nitwa Umutoni wa Seriponse niyo mazina mama yanyise na papa wanjye ufite umutwe umeze nka mama wawe mama ndabeshye nkunda gutebya buriya rero nta kibazo nanjye nitwa Ubusa Janine mfite imyaka 50 ariko turabakira iwacu urakoze cyane mwese mama reka twihutire ko burije inkuru twabonye y'umwana wawe imbere yuko mubaza igira haruguru gatoya nanjye nicare ku mufariso n'ubundi nk'abandi bakire inkuru twabonye y'umwana wawe iburyo ngo yari yarabuze urushako kuko nibyo yarabuze ngira amahirwe mbona abavandimwe ngamwe bashaka imiti ariko Yezu niwe ugira neza ndabona ugira neza reka mwibarize resitori uburyo uri warabuze urubyaro umaze kubura nako wari warabuze urushako umaze kubona urushako urarubona umaze kurubona nyuma nk'uko wabimbwiye kuri telefone uza guhemukirwa n'umuganga wita umuganga kandi ari umutubuzi uza kugira amahirwe noneho umuganga nyamuganga apana babandi bitira abaganga nyamuganga aguha iki reka aravuga nta kibazo ndamufasha aragufasha sibyo ubona urushako nyuma ari wakubye amafaranga ubundi koko imiti yo gutuma umuntu abona urushako ibaho ese koko wowe ujya kumujyaho icyo gitekerezo cyaje gute fata mikoro neza bakumve pesi yose iradukurikiye urabizi ntacyo umuntu atakora kugira ngo agere ku cyo ashaka nasabwe inshuro zigera muri 3 ubukwe bwajya kuba bugapfa nza kujya kuri YouTube mbona hariho abavuzi gakondo yego niko mu mvugo z'iwacu mu bivuga yego abavuzi ba gakondo yego ndamuganiriza anci $3,000 narabivuze ni 3 zinarenga yego mu kiganiro kuri Sawa Show yego rero ni inkuru y'umuganga rwose bamutwikiye inzu ye dukomeze aza kundya gusa naje gurana ndaramfasha ubwo rero nsigaje nk'iminsi 3 ngo nsubire mu rugo njye kuba umutware ufite n'umwana oya ntago ndabyara ariko byiza kubona mu nda nta kantu karimo nda nyine nta rubuto oya karimo okay namagaye muganga murabizi ko ushize ko twari twaganiriye nkababwira ko muganga azamfasha amafaranga nkayabona kuko nendaga gutaha yari yambwiye ngo sinzagende ntamuvugishije ndavuga noneho byaba byiza ukuri angarurije amafaranga n'isi yose ikabibona ko inkuru nyamukuru ni umunsi rero ni iyi inkuru nyamukuru ni uko agiye kumpa amafaranga yanjye ariko mbere ya byose ndabanza muhamagare ambwira uko mbigenza mama muhe mikoro mama reka tujye tuvugisha ukuri umuntu ariwe amafaranga $3 ibihumbi 3 ubwo ni miliyoni 3 zinarenga kubera ko urumva hari ikintu yari yarabuze iki urushako barayamurya nyuma undi aramufasha abona urushako mwizeye gute ko amafaranga muri buyabone $3 ibihumbi ni ukuvuga ngo miliyoni 3 hari ugiye kuzibona ziragaruka no waziriye kandi nawe ubwanyu murabyibonera no waziri hari ahantu hazijyanye oya murabyibonera amafaranga murabyizeye koko ariko ngicyo nshaka no kuvuga ngo abana banjye ngicyo nshaka no urubyaro gusa nshaka mbonye urubyaro n'amafaranga bakahiyora ndakibaza nguki
mbonye urubyaro rwe gusa ubonye urubyaro rw'umwana rwe wawe gusa amafaranga ubwo muracyashidikaye ko umwana atazabyara akubwira ko mu nda ntacyo bindwaye akubwira ko mu nda atwite nanjye nimbibona ejo nzamujyana mu kire muri eko numara ngo kubyara kabona urubyaro rw'umwana we birashimishije kubera ko nanjye byiza icyizere mbaye sinashima icyizere wari wakibona mama agize agahinda wihangayika umwuzukuru umubyeyi katwiganirire abadukurikiye ni story hano hanze habaho abantu bakora igice gitandukanye ariko nanjye amafaranga umuganga yigeze kumara ariko umuganga namubuze yamaye amafaranga ariko sha narayariye pe yaryaga nk'ugiye kwishwa neza none se ubundi muganga kuri uno munsi yuko n'amafaranga yakubwiye ko bigenda gute urabona mwangerereje ariko nta kibazo buranije niba twibutse kugira ngo amashusho aze kugaragara neza reka mpamagare muganga hari ibyo yari yambwiye ndi bukore mugeze hano hamagara nta kibazo miliyoni 3 umva ko urugendo nakoze rwose notamu na desi ntabwo nza gukora abantu ubuvugizi hamagara bigira ikibazo siyo pariyeri nayishyizeho pariyeri si umuganga ntabwo ari umwesikoro oya ndemera ko zibikora alo mwiriwe mubyeyi uraho neza mukobwa wanjye uraho neza ba bantu bari bageze mu rugo yego ndumva rero wambwira ibyo ndi bukore barimo barambwira ngo bagiye gutaha mubwira abari batazadukubitisha yego reka njye mubwire nakwiteguye mukobwa wanjye ariko ko mbona abo mwari muri kumwe ubushize atari bo muri kumwe nkaba mbibona mu miti uri kumwe n'abandi mukobwa wanjye kujarajara cyane ba bandi twari twajyanye kuri wa muganga nabahamagaye bambwira ko batari buboneke yego biba ngombwa ko nifashisha abangaba kuko urabizi ko ngiye kugenda mpereza umwe muri bo muvugishe yego uravugana na muganga muzi niwe muvugana muganga muzi tuzi muganga muzi witwa muganga muzi umuzi bivuga umuzi w'abavuzi gakondo ni byiza cyane ko tuvuganye ariko hari inkuru numvishije yego ngo yariwe miliyoni 3 n'uwiyitirira ngo umuganga gakondo uraza kwibonera imbona nkubone bisubiza uwo mukobwa telefone nagusuhuzaga karame mubyeyi fata yandobo nakubwiye yego kamera amashusho yose fata iki umwama ngo nabeze wayifashe yego nayifashe fata yawo munakubwiye birambike hamwe n'iyo ndobo yego nabikoze ngugire biki muganga ndimo ndabikora mama waratinye mu izina rya Yesu ngabe sikoro mama ntabwo wamwishinga muga yego ndabumva neza narangije gukora bya bindi wambwiraga zamura hariya ariko yego fata iyo ndobo ntoya wasutsemo amazi wasuke muri iyo ndobo nini nakubwiye ipfundikirwa nabisoje narangije gushyiramo na yawo muwambwiye fata kuri ayo mazi atarimo omo ujundike inshuro 3 ucire muri iyo ndobo irimo omo upfundikire ujundike wazanye ujundike umungi ngitarimo amazi nasoje inshuro 7 zunguza wapfundikiye umukobwa wanjye wapfundikiye harimo uwo muvuno harimo yo wapfundikiye yego zunguza inshuro 7 nasoje yego ngaho pfundura ugende ukoramo uvuga ngo amafaranga yanjye yose aze amafaranga yawe wibwe n'umupfumu yazamuka ubwo tikora cameraman igize hino ma baretse gato igize hino barate gupfundura mbabara nanjye ndumva mfite amatsiko uzunguza inshuro 7 yego wakiremo hariya umenamo amazi urazunguza arakuba
arambwiye ngo Moga yego genda umunyamakuru njye ngira amagambo menshi yo kubaza. yego Azunguza inshuro zirindwi zose. yego napfundure muri kunyereza napfundure kugira nakire n'abandi napfundure nakire abandi ko tubona igipuro gusa ngo iki koraho twine takurahi uretse ga bunya amafaranga ngo iki apfundure akoremo avuga ngo ngo iki Muga urakoze cyane. ngo iki pfundura ukoremo amafaranga yawe yaba iza bitanu n'iz'igihumbi nyuma yuko atuburiwe inzu y'umupfumu bakayitwika bakamuha umunsi wo gufata amafaranga iza bitanu n'iz'igihumbi n'iza bibiri. Moga ngo iki sister kuramo turebe kuramo arimo n'ayandi miliyoni zingawe ngo iki buretse gato shyiraho hejuru aya ni buretse kuhakuramo aya buretse nibarize nigendere buretse gato. Moga mwibarize biremewe Mana we Muga urakoze. umva buretse byawe nawe buretse mbwira aho mwabona ntabwo nari mara buretse gatoya buretse Moga reka mwibarize amagambo agira muri 6. Ikintu cya mbere watwitse inzu y'umupfumu wamuriye amafaranga miliyoni zingahe? Miliyoni 3. Umupfumu ntabwo twabonye ko yahiriye mu nzu. Ese iyo umuntu ahemutse akanahemukirwa uno muganga kuki atahiriye mu nzu tukabona inzu irimo gushya yonyine? oya mu byo yari yadusabye ko twamuha ikimenyetso cy'uriya muganga wari wamugetse w'umutwe akabwira amafaranga adusaba kuzavugwa amafaranga ye yari yashinzwe kugera kuri ya mupfumu yari yaramaze kuyashyira mu maboko y'abandi bantu. Iyo mpamvu ayo mafaranga tuyamusubiza akoresheje imbaraga z'ihembe rya rushiti. Ihembe ongera ijwi ngo ihembe rya rushiti nibyo rijya kuyashaka aho gaba garagiye goherezwa hirya no hino akagarukira nyirayo. None se Muga ko nimbara muri amafaranga umuganga gakondo haryo baba ngo itabi ry'ababyeyi ngo n'ibiki kaba yaraguze muri ayo matabi yarahaye wenda n'umugore niba afite umugore akaje kwahahisha ayo mafaranga yasohotse mu mufuka we no mu rugo rw'akagenda agaruka gute? Niryo heme mukoresha koko? Impamvu bavuga ngo igihe n'igishira muhemukiye umuntu ntabwo yibagirwa ko wamuhemukiye. Iyo uriganyije umuntu ntabiberwa ko wamuriganije igihe cyose aboneye ubushobozi bwo kongeraho nkasanga atari kubeshya kuko yarariganyijwe ibyo wariganyijwe biragaruka. None se ari abantu babiyitirira ugasanga bamwe bari wa amafaranga yabo ugasanga babuza abaganga bazima wenda nkamwe tubonye mukoze bino bitangaza bakagira ubwoba bwano babahemukiye kurya amafaranga yabo. Wowe umuntu agushaka kubona gute? Ese nanone izi mbaraga mukoresha nk'ibi ngibi mbonye mu maso yanjye mubikura he? Izo mbaraga ni imbaraga z'umurengera ziva ku isi ya 36. Ngo iki? Izo ni imbaraga z'umurengera ziva ku isi ya 36 turi kumanuka ugikuzimu. Ku isi ya 36 tumanuka ugikuzimu. Yego. Bigereranywa n'ubutabire bubyara amazuku abiri byo bitwara ibyari ibirunga izi mbaraga dukoresha ziva mu birunga. Yego. Ariyo mpamvu umuntu ufatira amadayimoni tuyatwika ifutuka rizina mu birunga. None se Muga hari abantu bakomeje gutakira itangazamakuru ko amafaranga yabo aribwa cyane cyane abantu bo hanze, ariko n'abantu bo hanze bakavuga ati hari abajya badufasha, hari abaganga badufasha bigakunda. Abantu bo hanze mu gihugu cyo hanze apana no mu Rwanda wenda ntaza ahantu herereye, abari hanze y'u Rwanda mubafasha iki? Bigenda bite? Ni ukuvuga ngo nimero nshakirwaho ni 078 078 28 28 078 28 39 26 mugangamuzi. None mugangamuzi, none se mugangamuzi abantu bo hanze ko guhamagara muri Afurika ko babigoye, nta bundi buryo ubonekaho cyangwa nayo baguhamagara ntago bita banyandikira kuri WhatsApp, wamara kunyandikira kuri WhatsApp igihe cyo kugusubiza niyo natinda ntabwo bahambirwa. Yego, cyane ko niyo mpamagaye niyo waba uri mu irembo ryanjye ukambwira ngo uje kundeba ntabikwegera kuko wabangamira imirimo ikorerwa ku gicumbi cy'ababyeyi. none se mugaye amafaranga umuhaye arizera ate ko ari mazima cyangwa arizera ate ko nta zindi ngaruka azagira kuri aya mafaranga umuhaye?
ibimenyetso bigaragaza ko ari mazima nuko yazamukiye mu mazi kandi amazi ni ikinyabuzima amazi ni ubuzima cy'igifubi iyo kigiye mu mazi kiratoha andi makuru bisanzwe muyakoreho murasanga ari mazima yose. none se muga turabona mu ndobo hacyuzemo amafaranga wenda ntihagira umuntu hano baturanye umaze kumenya ko yabonye n'amafaranga nta bisambo byamwiba nubwo mu Rwanda ariko umutekano urahagije n'ifurumu koko nta kibazo ahubwo reka nkwibariza ikintu kimwe ubundi abantu ufasha ni abariwe amafaranga gusa cyangwa hari izindi ndwara uvura? Reka ngusubize witonze, ngiye nkunda kuvuga cyane pe. abibwe turabafasha. uvuze abarwayi abibwe turabafasha. yego abarwayi turabafasha. yego abagatera akabari turabafasha. yego ababuze urushako turabafasha. ababuze urushako ababuze urubyaro bikorwa ku marozi kuko urubyaro ari igihe urubuze maze Imana. buri kimwe cyose indwara ufite turakubwira tukakubwiza ukuri ko dushobora kugufasha tukagufasha yigeze kuba ngo kugira ngo akumenye ngo hari umuntu wari ufite urubanza mu rukiko bahora bamuriganya ngo n'imyanzuro y'urukiko bitagenda neza ngo nyumuza kumufasha aza gutsindira amasambu bari baramuhuguje. Ese koko ibyatubwiye nibyo cyangwa n'aba yarema arikina nk'uko abandi bose bikina? abariganyijwe imirima, abariganyijwe amazu, abariganyijwe amashyamba, abariganyijwe ibintu runaka, iteza ryahembera ishinzwe ibyo ngibyo rikagenda rikajya ku wariganyijwe ubwe akavuga amateka y'icyamuteye kubiganya n'uko yabikoze. Ubyo turi kuba baroze bigenda, ubyo turi kuzingura umukobwa bazinduye mu rugo wamuzinda bigenda, yamaze gutanga ubuhamya bw'uko yarigamije akora inyandiko n'abaturage babyumva ubuhamya bumurenganura bukaboneke. Murakoze mureke twakira reka mama Sogwa none se mugari mama yahoze avuga ngo aramutse agira amahirwe ngo umukobwa we ngo akabyara ngo yazabwira umukobwa we ngo akajya muri nimba kwifungisha bya byo kuringaniriza ubyaro yavuze ecography muri ecography. Ese ibi ngibi mama yaragishidika umungu yamaje kugenda ngabo n'abatubuzi ngo nabesikoro yagiye ariko hajya amafaranga atarabona twe twanayabonye narakora aza kwishima hanyuma ku rubyaro no mudamu atwanga aratwitunganya no kujya gusubira hanze. Uramubwira iki? Uramwizeza iki kuri ano mafaranga ajya gusubira hanze? Ndizera ko nitike ngira ngo wari warabuze. nafate ya Bibiliya namutumye nafate ya Bibiliya namutumye ya Bibiliya namubwiye nayifate mu ntoki. Hadi nayishize ngo Bibiliya ya Bibiliya ngo akurikijwe n'ibibazo 5 amafaranga aracyari hano. mugana ifashe umukobwa wanjye rambura mu mpapuro mo imbere. ngo ki yayirambuye pe barimo barakumva isi yose aragukurikiye muganga. aho ngaho urambuye haranditse ngo udakunda ntazi Imana kandi uzagira neza nk'uko wagiriwe neza. aho warambuye niko handitse. hari ahantu handitse ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo ngo uwagiriwe neza ngo nawe azagirira abandi neza. ese abaganga ba Kinyarwanda namwe muzi Bibiliya? subiza uwo mukobwa wanjye subiza uwo mukobwa karame mubyeyi ongera iyo Bibiliya uyifunge kugira ngo izakubere inzira y'urugendo rwawe rwose. Mana y'umuga murakoze cyane pe sinabona uko mbashimira. duhagarariye bapfuye basenga badutegeka gusenga natwe kugira ngo ku munsi w'umuzuko natwe tuzazukane nabo. Yego ngaho none se muga uzagira urugendo rwiza uzongera kumvugisha ugeze hasi. murakoze muga yego inomero yawe twemera kwishyira ku kiganiro ngo wenda n'abajya bahora n'aba baganga b'abatekamutwe bahure nawe ukuri basubafashe. nta kibazo murakoze cyane mugira umunsi mwiza. Imana ikurinde mugasa murakoze. ntabwo ushobora kubyumva uburyo nishimye. mva nyine mubwire amafaranga urayizeye kuba uzabika ukategamo indege ukajya hanze nta kindi kibazo cyangwa ari ibitambo bagusabye gutamba? oya nta bitambo bansabye gutamba kandi amafaranga ni mazima pe. ntibagiye kubaza wa muganga ariko
mva muhamagara mubaze ijambo rimwe. Uyu no muganga wahemutse ndashaka urumva amutubwire n'abandi bamuganaga bose bamuve ongera umuhamagare. Ndashaka ngiye kumumenya pe. Kuko abantu bitira abandi, hari abantu bagiye baribwa, hari abantu bamaga ngo batira amafaranga yabo n'ibiki. Wasanga rohe nabo baganga. Muhamagare mwibarize ijambo rimwe. Yego muganga. Ngaba ngo kwisi ngo ya gatandatu ngumiki. Kate. Hamagara. Ndimo kumuhamagara. Ndashaka kumwibariza umuntu namuvuge. N'abandi bazamva cha gukomeza kubara amafaranga yaje. Aracyarimo. Moga umunyamakuru yashaka kuvugana nawe. Moga hari abantu bashobora kuzibeshya kuri no muganga wamaze abantu abarira amafaranga. Uyu muganga wamutubwiye nimba nta kibazo gihari. Kuvura n'ubwiru umuganga agira ibanga. Uriya muganga muzamubonera ku kimenyetso twamuhaye cyo kwirukanka mu ishyamba amezi 6. Kwirukanka mu ishyamba amezi 6? Yego, niyo mpamvu mubona uwo mwana wanjye mushubije amafaranga ye bari baramutwaye. Niyo mpamvu mubona nyamushubije. None se mugara abantu bavuga umutanga ngo n'umuti ngo abantu badatera ngo kabarire n'abantu batenga amavange ngo pe nabyo byo bigeraho. N'umuti w'ubucuruzi n'abantu bakina imikino y'amahirwe turabafasha bose turabafasha nta kibazo kandi mugira umunsi mwiza abana banjye. Uwo mukobwa wanjye aje kwibuka kuza kohereza itabi ku gicumbi cy'abasaza bivuye kuri ubwo butunzi ku mafaranga ye bari baramwatse. Muga ndabikora n'ukuri pe ndabikora kandi murakoze. Kandi uzibuke kujya usenga wubaha Imana ufasha abatishoboye ufasha abakene ariko ntizakenera hose ubutunzi twabukwemereye bwo gutunga no gutunganirwa tukaguha n'urushako. Murakoze babyeyi. Murakoze cyane mwana wacu ngaho koma mu mashyi. Abadukurikiye reka twisoreze kino kiganiro. Abadukurikiye hano haracyarimo inoti. Yewe ntago nkiri hano. Abakurikiye sister inkuru yacu no munsi irangira angaha ababibonye babibonye inomero za muganga tuzazishyira ku kiganiro. Inkuru yanjye njyewe nishakira views iyo numvishe inkuru mfata inkuru nkikomereza ibindi byose ntuzabimbaza. Imana ikurinde ariko si nago nagena nako n'ibyo bita ndabijyana cyangwa ndasigarana ariko nagarangiye buretse kubara. Turabashimiye mwese mwamudukurikiye nizere ko mama wawe aza kubera ibisubizo kuko yajya ati mu izina rya Yesu n'abatubuzi ameza aruzuye indobo iracyuzuye amafaranga n'amazi. Imana barinde aho nshorashe.